Imana ishaka kugira ngo igukomeze ijya yemera abantu b'inkandagira bitabo batize na garidiyene bakakuvuga ufite icyongereza mu mutwe. Nkirangiza segonderi nigeze mbona akaraka ko gusemurira abazungu b'abanyakoreya. Uri kubyumva? Ndi kugira ngo nkwereke kuntu Imana yacu iteye ubwoba. Noneho njyewe nkajya nyurana mu muhanda n'abazungu b'abanyakoreya, wa muhanda nanyuzemo ndi umusemuzi wabo, umuntu wese wandebaga no kunsuhuza barabitinyaga. Bati Jeremy sha ugendana n'abazungu. None kugira ngo Imana ikwereke yuko ibyo ntacyo biri cyo, wa muhanda nanyuzemo ndi kumwe n'abazungu b'abanyakoreya. Nyuma Imana yarabyemeye noneho nkunyuramo ntwayigitiyo n'ipiki. Ni kuvuga ngo mundangiraho ubuyede buri. Ibaza ahantu wanyuze uri kumwe n'abazungu ukahanyura n'ikarayi ku rutugu ugiye kugira gute? None babandi bankomeraga amashyi bati Jeremy ugendana n'abazungu. Nibo bavuze ngo wararaburije. Uramvuga ko njyewe Jeremy ndi umushonji? Nta kibazo ndi umushonji nibyo, ariko nawe urugo rwarakonaniye. Tuzahura ndikurizwa n'inzara nawe uri kurizwa n'ingumu umugabo yagukubise. Ngo yabuze urubyaro, ngo na nyina ngo yari umurozi. Bigize kuri kiwabo bakakuvuga bakakumanuka. Kumba uri kukuvuga nawe murahurira hano afashe ingutiya gutya. Mana ibi byana bimbereye iki? Ibyo bizavayo. Umubyeyi aherutse kutubwira ijambo. Aratubwira ati nukuri kose. Ati ntabwo nanizi ko ibijumba biribwa. Dore n'umubyeyi tu hano mu Rugeshi. Nawe ari hano nabivuga bitubwira no kuri ndabirambi. Ati ntabwo nari nzi ko ibijumba biribwa. Ngo umunsi umwe ngo umuntu yagiye kumusura ngo ajyanye agafuka k'ibijumba. Ngo agatura ku irembo ngo bakazanye mu modoka. Ngo bagatuye ku irembo ngo areba akana ko mu baturanyi ngo karaza ngo gashikuzamo ikijumba ngo karagihekenya. Ngo nuko ngo mbibonye ngo mitanja hano ndasenga. Ngo ndavuga ngo Yesu we ngo uriya mwana buriya kiriya kijumba ntabwo kiramwica. Ngo agiye guhekenya ikijumba. Urumva ubwibone yari afite? Ariko yarambwiye ngo aho Yesu angejeje ahangaha uramutse ujuje uzanye ibijumba nkabona hari n'ihene iri kureba ntayihitana. Uzi ko umuntu ashobora kukuvuga ngo uri umushonji akakuvuga ariko kunegurira Jeremy cyangwa kunegurira Ezekiel, kumbe uwagiye kukunegurira ari we Imana yari yabwiye ngo ushaka umushonji ugaburira. Wabyumvise? Iki Imana igushakaho ntabwo uragisobanukira. Ati ubundi gahunda Imana igushakaho iragushaka kukugira umuntu w'insuzugurwa kugira ngo mu gusuzugurwa kwawe ibonemo icyubahiro. Ati none wowe uracyahishahisha. Icyo gihe rero nari nkiva mu rugo nambaye neza ngo batamenya ko ngiye kubagara ibigori. Ndavuga ni kundi icyo Imana ishaka, irashaka ko ngaragara nk'usuzuguwe kugira ngo ihabwe icyubahiro. Kugira ngo Imana ibanzime n'umutima, ikume n'umutima wumve ko ntacyo uri cyo. Ijya yemera abantu bakakuvuga uri kumva. Haleluya. Kugira ngo base nk'aho bagukomerekeje, ariko nyuma icyo gikomere kizahinduka imbaraga. Abagore bakampagarara hejuru bakaza ngo ngo yewe ngo mbega igihugu cyasaza ari gitoya, ukuntu se cyari cyiza we, ngo se ngo nta famiye kigira ngo bazakivuze. Bakabivuga bampagaze hejuru bagiye kuvoma ndi kwitoragurira ngavuga nti mimwivugire ko ari Yesu se wabanteje nitoragurira udushyimbo twanje wongereye umwete waje nkajya kuguha inusu mukurikira akajya kumpa inusu. Bambonaga nk'umusazi kandi mbizi neza ko ndi musazi. Hari ibintu byabaye ku mugabo witwa Dawidi. Abusalomu yamuhagurukiye ngo akagabo kitwa Shimeyi ngo karagenda gahagara ku musozi ngo karamutuka ku basekuruza akamutuka kuri nyirakuru kuri nyirasenge karamusomera. Haleluya. Ngo hanyuma ngo hari icyegera cya Dawidi ngo kiravuga ati karaga pagani kaguhangare ati reka musingira rimwe mutera inkota mwica. Dawidi aramubwira ati wimwica. Uriya Shimeyi ukurikije uko umubona uriya ni umuntu wo kumpangara ndi umwami no kunsuhuza ubwabyo ntiyabitinyuka. None niba atinyutse guhagarara kantuka tutari mu rwego rumwe, menya neza yuko atari we ubyiteye, ni Uwiteka umubwiye ngo tuka Dawidi. Niko byanditse. Nitwa Dusabe Yezu Jeremy. Haleluya. Ndi umugabo mfite umugore n'abana 4. Sigaye numva nta dini ngira. Haleluya. Niko mpagaze muri iki gihe numva nta dini mfite kandi ndikumva nta rubanza mbifiteho. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rero ntabwo ndatinda cyane. Reka tuganire ijambo ry'Imana riri muri Yobu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yobu ni igice cya 19 ku murongo
wa 7. Aleluya. Aleluya. Ijambo ngiye kubabwira abantu b'Imana, muze kumbabarira nintavuga nkuko twari turi kuvuga. Aleluya. Cyangwa se nintagendera mu murongo twatangiriyemo, kubera yuko umuhanuzi Ezekiyeli niwe wavuze ngo nahanuye uko Imana yagize gute. Aleluya. Aleluya. Ubwo rero nanjye mundeke mpanura uko yagize gute. Kandi turaba turi mu mwuka umwe. Nasomye ijambo rirambwira ngo hariho uburyo bwinshi bwo gukora kw'Imana, ngariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Haleluya. Haleluya. Ikorera muri umuvandimwe ni nayo inkoreramo. Ishobora kumukoresha agatanga impungure, njyewe ikama gutanga dodo, cyangwa se agatanga dodo njyewe ikambwira ngo arura kawunga. Haleluya. Byose ni ibyo kurya kandi mu rugo rwa Yesu birimo. Haleluya. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Reka dusome uwo murongo, Yobu 19 ku murongo wa 7. Haranditse ngo, dore ndatakishwa no kugirirwa urugomo, ariko sinumvirwa. Ndatabaza, nta rubanza rutabera ruhari. Haleluya. Asubiremo uyu murongo. Dore ndatakishwa no kugirirwa urugomo, ariko sinumvirwa. Ndatabaza, nta rubanza rutabera ruhari. Haleluya. Reka twongere dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 13, naho turasoma umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 9. Haleluya. Haleluya. Ariko murahari? Mwese murahari? Turahari. Mana ishimwe cyane. Amen. Haranditse ngo, Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amina. Haleluya. Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, reka, ntabwo nzemera na hato kunyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati, nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Amen. Haleluya. 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 Ijambo ndi kumva mpagurukanye imbere y'abantu muri aka kanya. Haleluya. Ndashaka kukubwira ijambo rivuga ngo, mu kigeragezo uri kugeragezwa, Imana hari inyungu ifitemo, nubwo wowe ureba ukabona nta nyungu ibirimo. Amen. Mu kigeragezo wicaranye, hari inyungu Imana iri kureba yo ifitemo, nubwo wowe uri kureba ukabona ibyo bintu nta nyungu izabyara. Amen. Haleluya. Dutangiranye n'umugabo witwa Yobu. Ntabwo ndajya mu mateka ye, muzi byamubayeho uko bingana. Haleluya. Noneho dusomye ijambo Yobu yavuze, akurikije iminsi yari amaze ari gusenga, yinginga Imana atakira Imana, ngarika akabona nta gisubizo gihari. Haleluya. Ngo aravuga ngo, dore ndi gutakishwa no kugirirwa urugomo, ndi gutakishwa n'abarozi bandoga, ndi gutakishwa n'abanyikisha inzara, ndi gutakishwa n'abansohora mu nzu, ngo nyamara nta rubanza rutabera ruhari. Cyangwa se wenda yafashe indege ijya ahandi hantu tutazi. Yobu we yaravuze ngo, nigira imbere nkayibura, ngo nasubira inyuma ngasanga idahari, ngo mu ruhande rw'iburyo n'ibumoso ngo ndayishaka hose nkagira gute, ngo nkayibura. Arangiye avuga ngo, ariko izi nzira nyuramo. Haleluya. Ngo nimara kungerageza, nzasohoka mu kigeragezo meze nk'iki yemwe, nk'izahabu, niko ijambo ry'Imana rivuga. Uyu mugabo rero Yobu ari kwiganyira mu kigeragezo. Dusomye irindi jambo Yesu yasubije. Haleluya. Amen. Aravuga ngo, ibyo nkora ubu ntabwo ubizi, ariko uzabimenya ryari hanyuma. Haleluya. Amen.
icyampa abanyamasengesho bo muri iyi minsi Imana ikadushyira ku rwego rwo guhagarara mu kigeragezo. Waba uri mu kigeragezo ntubone ikigeragezo gusa, ahubwo ikaguha amaso yo kureba inyuma y'ikigeragezo, ukamenya ubwiza bw'Imana buri hirya y'ikigeragezo ureba. Imana ibaha amaso yo kureba hirya y'imisozi. Haleluya. Haleluya. Ndavuze ngo Imana ibaha amaso yo kureba hirya y'umusozi. Ubundi Imana ntabwo itugerageza kubera ko itwanga. Haleluya. Imana ikugerageza kuko hari icyo ishaka kukuremamo utari cyo, nta kindi. Haleluya. Gutya iyo uri kwireba wowe ubona wuzuye, ariko iyo Imana ikureba ibona utuzuye. Haleluya. Nimugire ngo ndatukanye. Ubu wireba wowe ujya wibwira ko wuzuye, ariko Imana ikureba ibona utuzuye. Nicyo gituma ikugerageza ngo yuzuze ibituzuye. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mu bintu bibaho bishishikaza Imana yacu, Imana ishishikazwa no kubaka umuntu w'imbere kuruta uko yubaka umuntu w'inyuma. Amen. Haleluya. Haleluya. Iki yishishikaje ni ukubaka gukomera k'umutima kurusha uko yubaka gukomera k'umubiri. Imana irashaka kutugira abantu bahagarara muri situasiyo zose ziba muri iyi si, kandi ukazihagarara mudatsinzwe. Haleluya. Imana ishaka kukwigisha guhagarara ahantu hose, guhagarara humutse no guhagarara hanyerera, guhagarara hari izuba no guhagarara aho imvura iri kugwa, guhagarara aho bakuvuga neza no guhagarara aho bari kukuvuga nabi. Ni ikiri kugutoza nta kindi. Haleluya. Twebwe rero nk'abantu mu miterere yacu dufite imiterere yo kwifuza cyane kuba heza. Haleluya. Ariko siko Imana ibishaka. Haleluya. Ntabwo ariko Imana igize gute? Irashaka kukugira umuntu, haleluya, uba muri zone zose. Muri zone zingahe yemwe? Mu manegeka cyangwa mu buzima bwuzuye. Kandi hose ukahaba ugize gute? Ukiranuka. Usenga uri mu mwuka. Ikibazo abanyamasengesho b'iki gihe benshi dufite, benshi bakiranuka ari uko bari mu bukene, ubukire bwaza gukiranuka bikanga. Ubutuzuye nicyo gituma igihindukira ikabasanga no muri bwa bukire, igashyiramo irindi shuri kugira ngo naho bigiremo. Amen. Kuko binjiyemo batuzuye. Haleluya. Hari abandi bantu bakiranuka ari uko bafite ibiryo, ariko ibiryo byabura ntibakiranuke. Bisobanuye ngo ntabwo bazi kuba muri zone zose. Haleluya. Nicyo gituma Imana ijya yemera bya biryo ikabikuraho, ikagushyira muri zone itabamo ibyo kurya, kugira ngo naho uhahagarare kandi uzahavugize gute? Wuzuye. Haleluya. 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 Buri wese wicaye hano afite ishuri ari kwiga. Siko bimeze se? Kandi ishuri uri kwiga ntabwo Imana iri gushyiriyemo kugira ngo ikwice. Ntabwo umuntu yigisha umwana kugira ngo umwana apfe, amwigishiriza kujijuka. Amen. Umuntu usengera kuva mu ishuri ritararangira ameze nk'umunyeshuri wurira ikigo agatoroka akajya mu isoko. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Amina. Mwese muri hano sindi kubona turi ababyeyi. Ubu ngubu umwana wawe umwohereje ku ishuri ni urwango uba umufite. Ni urwango. Ariko se nta bana muzi biga ishuri batabishaka, akajya ku ishuri ari kuri ati muramuhoteye. Ariko se nuko bamuhohoteye cyangwa n'ibyo bashaka ko bimwinjiramo? Haleluya. Rero Imana yagushyize mu ishuri ntabwo ari ihohoterwa. Kandi ikimenyimenyi, umunyeshuri uri ku ishuri ajya ku ishuri hari abandi bari mu rugo bari kurya neza imineke, bari kurya neza avoka, bari kuri za mayoneze ariko batize.
wa wundi akajya kwiga ry'impungure cyangwa ry'ibijumba cyangwa ry'akawunga, yazarangiza akaza agategeka ba bandi bajyaga mayoneze batiga. Haleluya. Nusoma Bibiliya uzasanga abantu bose Imana yagiye itoranyiriza kugira ngo bazaba abantu bakomeye. Ikintu cya mbere yakoraga kugira ngo ibakomeze, yabatezaga abo bazayobora bakabasuzugura. Byaraye ku mugabo yitwa Yosefu, iramubwira ngo so na nyoko na bene so bazagira gute? Bazakwanga. Bazagupfukamira. Haleluya. Imaze kumubwira ko bazamupfukamira, ahubwo ikintu bihutiye gukora ni ukumufata bakajugunya he? Mu rwobo rw'amazi. Bamukuramo bagira gute? Bamugurisha muri Egiputa. Kiriya cyari kimwe mu bimenyetso byerekana ko yatoranyijwe. Amen. Niba Imana yarakubwiye ngo uzahagarara imbere y'abantu, ntabwo wahagarara imbere y'abantu ugititira. Ntabwo bibaho. Ukigira amarira. Bakikuvuga ngo inkweto zashaje ukarira. Wowe ni wowe uri gusenga ubwira Imana ngo Mana nguzanyamamaza ngo hanze, wowe utinya abagore batanu. Ni wowe ushaka kujya guhagarara imbere y'itorero ry'abantu 1000. Utinya abagore batanu bakagutitiza ku munwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Vuga ngo Imana imbabarire. Zabukomeye bamutoreza kumukomeza kugira ngo nahagarara hakomeye azahagarare nawagize gute? Akomeye. Haleluya. Amen. Iki kintu mumbabarire mu byumve neza. Imana ibwira Ezekiyeli ngo Ezekiyeli ngutumye kuba ubwoko bwawe, ngo kandi dore n'ubwoko butagonda iki? Ijosi. Ngo nabinzu y'abagome, ngo impanga zabo barazikomeje, ngo kubera ko bakomeje impanga zabo rero kugira ngo nawe utazatitirira imbere yabo, ngiye kubanza ngo ukomeze iki? Ruhanga nduhindura nk'intosho. Niko Imana abwiye Ezekiyeli. Rero igiranzi ikagukamuramo amarira, kandi iyagukamuramo ikoresheje abakuvuga. Iki kintu wacyumvise? Yubwe ntugire ngo nibo babyihagurukiriza. Hari ibintu byabaye ku mugabo witwa Dawidi. Abusalomu yamuhagurukiye ngo akagabo kitwa Shimeyi, ngo karagenda gahagara ku musozi, ngo kamutuka ku basekuruza, kamutuka kuri nyirakuru kuri nyirasenge, karamusomera. Haleluya. Amen. Ngo hanyuma ngo hari icyegera cya Dawidi, ngo kiravuga ati karaga pagani kaguhangare, ati reka musingira rimwe mutera inkota mwica. Dawidi aramubwira ati wimwica. Uriya Shimeyi ukurikije uko umubona, uriya ni umuntu wo kumpangara ndi umwami, no kunsuhuza ubwabyo ntiyabitinyuka. None niba atinyutse guhagarara kantuka tutari mu rwego rumwe, menya neza yuko atari ubyiteye, ni Uwiteka umubwiye ngo tuka Dawidi. Niko byanditse. Haleluya. Avuga ati mureka ntuke kuko si we wihagurukije, kubwe ntiyakwihagurutsa, ni Uwiteka ugize gute yemwe. Reka bakuvuge ubusanzwe ntibaguhangara. Reka nkubwire impamvu bataguhangara. Sindi imbere yanyu, sinize menshi ariko nayo nizaramaze. Ushize muri Amerika ntabwo naburara. Icyongereza ndakizi, cy'Inyamerika, icyo mu Bwongereza ndakizi, nicyo muri Nigeria, nicyo muri Afrika y'Epfo ndakivuga. Haleluya. Ariko iyi Imana ishaka kugira ngo igukomeze, ijya yemera abantu b'inkandagira bitabo batize na gardienne bakakuvuga ufite icyongereza mu mutwe. Muri make abantu batakabaye baduhangara. Haleluya. Imana irabyemera. Rero wibatuka ntabwo ari bo. Ubundi urwego bariho ntabwo bakabaye baguhangara. Ni Imana yabahagurukije. Shima Imana rero, impamvu yabazanye no kugira ngo ibagusumbishe. Haleluya. Wazayobora abantu titira. Ngo Mana ukaza kuri Mana baneguye uzi kuntu bavuze ngo njye ngo ndumupangayi. Nese nturi wenyine, uri umupangayi, babivuze ari byo kandi byo kuguhamura. Banza ubyakire. Hari ikintu cyambayeho, noneho ikigeragezo kinjeho, ninda kwakira ikigeragezo. Abantu benshi dore ikintu kibica. Ikibica ni ugutinda kwakira pozisiyo Imana igize gute guhagaritsemo.
niba Imana iguhagaritse muri position yo kwambara ingutiya imwe byemere ubifiringe ube inshuti nabyo. Yego. Haleluya. Amen. Elize njyewe nkirangiza segonderi nigeze mbona akaraka ko gusemurira abazungu b'abanyakoreya. Uri kubyumva? Ndi kugira ngo nkwereke kuntu Imana yacu iteye ubwoba. Noneho njyewe nkajya nyurana mu muhanda n'abazungu b'abanyakoreya, wa muhanda nanyuzemo ndi umusemuzi wabo, umuntu wese wandebaga no kunsuhuza barabitinyaga. Bati Jeremy sha ugendana n'abazungu. None kugira ngo Imana ikwereke yuko ibyo ntacyo biri cyo, iyo utarakizwa ndagenda nshinga kabutike n'agakantine. Umunsi umwe ku manywa y'ihangu nka saa 7 nicaye muri kantine n'abandi basore nka 3 ndi kubagurira fanta nagize gutya bose bati Jeremy urakomeye urakomeye bari kunsingiza. Umuhanuzi w'umukecuru abaraje. Haleluya. Atumbuka Uwiteka avuga Jeremy ntiyego papa. Ati rero uhereye none ndi Uwiteka, ati ibyo wiringiye byose ndabihombeje, ati ndaje nkwigishe ngukira mu ishuri kugeza igihe uzahindukira igikoresho nshaka kizima. Haleluya. Kugira ngo na magambo navugaga iyo bampaga akanya ko kwigisha ijambo ry'Imana naratitiraga. Nuko Yobu baramugerageza, nuko Uwiteka basobanurire amin. Ngahita nige nuko nari imeze, ariko Imana irancanira ikoresheje ibigeragezo ingeza ku rwego rw'uko nsigara nta kindi cyo kuvuga mfite usibye kuvuga Imana. Amen. Haleluya. Amen. Wa muhanda nanyuzemo ndi kumwe n'abazungu b'abanyakoreya, nyuma Imana yarabyemeye noneho nkunyuramo ntwaye igitiyo n'ipiki nikuvuga ngo mundangiraho ubuyede buri. Ibaza ahantu wanyuze uri kumwe n'abazungu ukahanyura n'ikarayi ku rutugu ugiye kugira gute? None babandi bankomeraga amashyi bati Jeremy mugendana n'abazungu nibo bavuze ngo wararaburije kandi ntabwo rwari urwango, rwari urukundo rw'Imana. Ubu ngubu nsigaye numva ko ari urukundo rw'Imana. Rero ibiri kukubaho ntabwo ari urwango. Imana yemera ko abantu bavuga ngo baragumiwe, n'ababivuga bakabivuga n'ingo barimo nazo ubwazo nta mahoro bafite. Uzi yo Satani abantu b'iki gihe erega ntibakagutera ubwoba, barakuvuga se ubundi bo ni bande? Uramvuga ko njyewe Jeremy ndi umushonji, nta kibazo ndi umushonji nibyo, ariko nawe urugo rwarakonaniye. Si kimwe ku kindi se. Tuzahura ndikurizwa n'inzara nawe uri kurizwa n'inguma umugabo yagukubise. None sibyo? Nese ubwo guseka undi nini? Ahubwo kugira ngo dusekane nitujye duhozanya kwihanganishirizanya. Haleluya. Ngo yabuze urubyaro ngo na nyina ngo yari umurozi igiza ku rukiwabo bakakuvuga bakakumanuka, kumburi kukuvuga nawe murahurira hano afashe ingutiya gute. Mana ibi byana bimbereye iki? Ibyo bizavaye. Nyine wowe uri kurizwa yuko nta rubyaro ariko nawe ari kurira ko nta biryo, kimwe ku kindi. Haleluya. 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 Rero abaguseka nabo ntacyo bari cyo, ariko ni kukubwira ngo Imana yacu ikugerageza ifite ibyiri kugutoza. Hari umutima ishaka kubaka muri wowe. Umubyeyi nukurura hano. Uziko bura hari umuntu utabwira ngo nabe diakoni kubera isoni. Ubwo se bambonye mpagaze ku muryango, ariko ubundi umudiakoni Imana iragucanira ikagukanuza amaso. Ubundi ukagenda bagakicara hano sohoka. Nese wabivuga gute ukiri umuntu ufite ibimwira mu mutwe ukiri kurira aho ngaho? Haleluya. 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 Amen. Nicyo gituma umuntu wese Imana ihaye umwuka wayo ikakubwira ngo nzagukoresha mbere yuko igukoresha imyitozo. Kandi mureke mbabwire ibi bintu nk'uko umukozi w'Imana avuze, mwaje mwizanye mugize gute? Iyo leta iri kwandika abantu bajya mu gisirikare haro bafata ku ngufu, batanga itangazo bati dukeneye abasore bashoboye imbunda. Kwireba ati jewe imbunda nzayishobora. Haleluya. Ukagenda ati munyandike, bati tukwandike cyangwa bati munyandike witwa nde ukarivuga, bakwandika muri guseka. Ariko ku munsi w'imyitozo babandi bakwanditse muri guseka muhura bahengetse ingofero.
baraka icara mu byondo sha icara mu byo haleluya Amen. rero namwe mwaje kwa Yesu mwizanye Yego. mwumvise ko agira neza mugira gute Izana. aravuga ati namwe mbandike ati twandike murabyemeye ati turabyemeye okay ati none se kiyinzira iruhije murabishoboye none kifunganye se bati turabishoboye muzihangana tuzihangana Yesu ati ni sawa rero ati byababayeho Amen. arabanota ni muhame hamwe rero abatoze Yego. siko bimeze se Yego. nakuriza umukingo urira umukingo Yego ugenda. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. nigeze mbona ingando turi abanyeshuri mu ngando kugira ngo bakumaremo agasuzuguro ufite bagucunga wambaye nk'ishati y'umweru imvura yaguye kugira ngo bakwereke ko ntacyo uri cyo kandi nta nikosa wakoze Amen. nabibonye ku bantu benshi ubwo se twicaye gutya bakareba cyambaye ishati y'umweru tumbino sha no tukwereka akazi ujya gukora bakakubwira ngo uri kureba iki kiziba kiri hano bati ndi kukireba ati iki kiziba rero ugerageza uburyo kirakama ati kandi ntukoreshe ibase ati none nkoresha iki tiwe ryamamo wigaragure kandi ukaryama utabyemera bakagukubira ntacyo mupfuye kugira ngo bakumaremo agasuzuguro ibyo wibwiraga byo mu giturage bigire gute muri bya mbere abanyeshuri bajya kwiga muri segonderi hari ikintu bitaga abaruru iki yemwe abaruru hakabaho nicyo bitaga kunyuzura umururu yavuye iwabo yakubise ibijumba n'ibishyimbo araje agatuza yakareze ageze mu kigo bakamureba ingurube yaje nuko batwakiraga haleluya noneho mu gihe cyacu baratunyuzuye numva ndemeye akana wasagaga mu kigo gatoya uruta uri umuntu w'umugabo kakakubwira ati rero ubu ngubu ndi boss ati ngiye kuguha inka uzajya ujya kuragira kandi utabikora bakagukubita umwana ungana nk'uyu nguyu niwe wanyuzuye muruta ndi umururu aragenda azana intuza ikimonyo murakizi azana ikimonyo ngo ni inka maho ngo ni inka n'ukuri kose anzanira ikimonyo ati rero atakaza ujya kujya ukora muri iki kigo ati iyi nka uyiragire neza uzajya uyicyura yahaze kandi nta mikino ibirimo umwana ampereza ikimonyo amana agacupa ngo ni ikiraro namaze icyumweru ntajya karasi nirirwa ndagiye inka ya bose haleluya ibyo bibera kugira ngo ibiko muvanye mu cyaro ibyo wibwiraga iwanyu ibyo batekerezaga bibanze bigire gute umenye ko ntacyo uri nk'abandi umubyeyi aherutse kutubwira ijambo aratubwira ati ni ukuri kose ati ntabwo nanizi ko ibijumba biribwa dore ni umubyeyi utuye hano mu rugeshi nawe ari hano nabivuga bitubwira no kuri ndabirambiwe ati ntabwo nari nzi ko ibijumba biribwa ngo umunsi umwe ngo umuntu yagiye kumusura ngo ajyanye agafuka k'ibijumba ngo agatura ku irembo ngo bakazanye mu modoka ngo bagatuye ku irembo ngo areba akana ko mu baturanyi ngo karaza ngo gashikuzamo ikijumba ngo karagihekenya ngo nuko ngo mbibonye ngo mpita njya hano ndasenga ngo ndavuga ngo Yesu we ngo uriya mwana buriya kiriya kijumba ntabwo kiramwica ngo agiye guhekenya ikijumba urumva ubwibone yari afite ariko yarambwiye ngo aho Yesu agejeje aha ngaha uramutse ujuje uzanye ibijumba nkabona hari n'ihene iri kureba ntayihitana bwije ukuri navuye iwacu Nyamasheke ntabipanze nararyamye gutya nge n'umugore tukiri abageni mbona ubukene bwinjiye buri ubukene bwinjira uri kubureba haleluya bwinjira uri kubureba mbona bwinjiye mbona ntangiye kwikopesha nka buri cyo nicura mbona ntangiye kubwirirwa ntarabwirirwaga ndavuga bimbayeho tu mu gitondo kare kare saa 11 ndabyuka nicara ku buriri turi abageni haleluya ndavuga ni haryo ubu ngiye hehe nari mfite ibihumbi 60 niyo nari isigaranye ndavuga ni rero nubu ngiye gushaka ahantu nimukira ntega imodoka ngi Kigali ntabiraranye mba ndagiye ntega inuza ira ritiko irantwara no muri Nyabugogo ngeze muri Nyabugogo ndavuga ntabwo aryo ubundi ubu ngiye hehera ngeze Nyabugogo ubundi kwerekeza biranyobera ngiye kumva numva imodoka ngo Musanze ndavuga nti nubwo ngiye Musanze urumva se bitari nk'ibisazi mba nicometse mu modoka y'Musanze tugeze muri gare none ubu ngubu harya bikujya he kuba nje Musanze ndabahehera
numva imodoka ngo Nyakinama ngo vunga Nyakinama ndavuga ngo ngiye muri Nyakinama banikubise muri tagisi nuko nageze i Musanze nkihagera nabaye ahantu bita Mukampara urahazi muri Nyakinama aho kaburimbi garukira noneho njya gucuruza mu Kinkwara maze nk'ibyumweru 2 ndi gucuruza utuntu dukeya Imana ituma umuhanuzi wo kuri Songa w'umugabo ansanga hari mu Kinkwara aho narindi tutaziranye atumva hakigabo cyavuye icyangugu ati Imana irambwiye ngo ikikuvanye icyangugu ntabwo uje gucuruza i Musanze ahubwo ikuzanye mu ishuri twatundi naye nashoye natwo ibera tujyana nese ujyanga ishuri ry'Imana hari urihunga hari umuntu uvuga ngo ngewe ngo nzigira i Bugande uzajya i Bugande noneho wigireyo kaminuza hano wari uri kwiga segonderi genda wigireyo kaminuza haleluya Amen. ndavuga ngo ndahunze kumbe nje mu ishuri neza ubundi Yesu ugira ngo uramuhunze ugahungira aho yateguye neza akaba ari mugwa we wari ukubwira ngo uri kumukwera haleluya mbanguyemo umuntu arandeba umunyamasengesho ati wa mugabo wese ati se ubu uzakora iki ntabwo mbizi nari nkiri umusirimu bura rero hari ukuntu ukena ubusirimu bugasigara aho ngaho ishati nziza ikote ryiza ipantaro ihenze inkweto nk'iza 30 ariko kunza ari kumekeye umuntu arambwira ati rero atakazi mfite ntabwo wagakora tubone se naka ufite atako mfite nako kubagara ibigori nukuri ko Imana n'ubwa mbere nari mbonye inkonzo iwacu nta nkonzo zibayo abimbwira twaburaye n'umugore n'abana 2 umugore konsa abana 2 umwana umwe agakurura hano ndagakurura hano umugore amaso akamera gutya mugarabwa ati nako kubagara ibigori ndavuga ni yampe ndaranyariya mu gitondo ndaza haleluya arayamba twe twarahuye ndi gusenga yandeba akabona ndi inyangamugayo ankubita igihumbi nyina ngo kubera ko nize ubundi batangaga 800 ankubita igihumbi ati rwose ati we ndashiraho naye munyamashuri haleluya ariko Imana murayizi mu gitondo karekare ureba ubwibone rero bwa bwibone mba ndi kuvuga Imana ishaka kukumaramo ndabyuka meka igikapu cya 15 ni panaro nk'iya 30 n'inkweto nk'iza 30 n'ishati nziza n'ikote ngo ngiye guhinga yewe kubagara ibigori ndazamuka ubwo abantu bo mu Kinkware bambona ndi gutambuka nzamuka bataha urakora mu mujyi bora mu mujyi bwahe ko ngiye gupagasa mu bigori by'abandi n'umugabo yitwa Mahoro umwadepe atuyara muri Nyakinama hari Mukampara neza mu isante Mahoro muramuzi ura Mahoro umuzamu baze naramubagariye ibigori ndabagara noneho nkajya mbirandura kuko n'ubwa mbere ngiye kugera mu murima nkubita inkonzo ndandura ikigori nkubita inkonzo ndandura ikigori Mahoro yivumbuye ureba ukuntu Imana iba yaratugose Mahoro yarivumbuye Imana iramubwira ngo uramenye udakora ku mukozi wanjye ibigori ari kurandura nzabikwishyura ariko mureka gumemo n'injye uri kumutoza ukuntu Imana yacu bayaciye impande zose ahubwo akaza kamagarara hejuru akandirimbira tuzajya mu ijuru ndiko pagasa nkubita inkonzo ndandura ikigori ati humura akampumuriza ati humura ati uzabimenya ndagenda ya mapanaro meza arasaza ibipira bicika ahangaha nayo kwiyogoshesha arabura nukuri ndagenda nakubitika neza umusatsi uratukura umuntu wagendanye n'abazungu haleluya haleluya maho umuntu wagendanye n'abazungu mwa n'urwongereza ugira ngo icyongereza navuga ndacyakibuka navuga ngo icyongereza ku buryo numvaga n'abazungu nabakosora none ubu ngubu nunzuje mu cyongereza harya namusubiza gukira nkabyibagirwa kubera ibigeragezo byinshi haleluya ibigori ndabirandura igihe cyo kubagara ibigori kwa Mahoro kirarangira uziko bura kwa Mahoro batinyaga kunzanira ibijumba mu murima n'umukozi Mahoro yarantinyaga agatinya kubwira umugore ngo bazana ibijumba kandi nshonje nguriya ngo ntabwo yarya ibijumba ese umuntu ari kubagara ibigori ngo ntiyarya ibijumba Mahoro uramuzi urakoze cyane uzamubaza ngo umuntu witwa Jeremy Mahoro rwose ntabwo nabeshya ni inshuti yanjye na n'ubu ngubu n'umugore we Mamarado
mama radu yatekaga ibijumba nagera mu rugo kandi ubwo ndi umukozi wo mu murima kubimpa akabima ari gutitira kubera kuntinya ariko ndi kumukorera navuze ngo kugira ngo Imana igire ikiguhindura ijya yemera na babandi bari munsi yawe ikagushyira munsi yawe. Amen. Haleluya. Amen. Ndabakorera birakunda. Igihe cyo kubagara ibigori kwa mahoro kirarangira ngera ku gihe cyo kwikorera ifumbire. Hari umugabo witwa Rwasibo w'umudemobe wa hano muri mubona. Rwasibo niwe wampanuriye duhuriye ahantu. Arambwira ati wowe icyo uri kuburana kimwe. Ati cy'Imana igushakaho ntabwo uragisobanukirwa. Ati ubundi gahunda Imana igushakaho iragushaka kukugira umuntu w'insuzugurwa kugira ngo mu gusuzugurwa kwawe ibonemo icyubahiro. Ati none wowe uracyahishahisha. Icyo gihe rero nari nkiva mu rugo nambaye neza ngo batamenya ko ngiye kubagara ibigori. Ndavuga ni kundi cy'Imana ishaka irashaka ko ngaragara nk'usuzuguwe kugira ngo ihabwe icyubahiro. Ndavuga nti Imana ishimwe ako kantu ndakamenya. Iragera no kwikorera ifumbire birabura. Hara kuri paruwase Nyakinama Gaturika urahazi. Hariya nahatoraguye ibishyimbo ndi guhunga. Ubuyede burabura. Kubagara birabura. Aho guhinga harabura. No kwikorera ifumbire biranga. Tekinike ya nyuma nari nsigaranye ni tekinike yo kugira gute kujya guhumba. N'umuntu w'umugabo natangiraga saa 12 za mu gitondo. Ndi guhumba n'isorori hano. Nkahumba hariya kuri centre bafatira abana bahereza shisha kibondo. Abagore bakantambuka bagiye gufata shisha kibondo nabandi bagiye kuvoma bakampagarara hejuru kugira ngo Imana ibanzime n'umutima ikume n'umutima wumve ko nta cyuricyo ijya yemera abantu bakakuvuga uri kumva. Haleluya. Kugira ngo base nkaho bagukomerekeje ariko nyuma icyo gikomere kizahinduka imbaraga. Abagore bakampagarara hejuru bakaza ngo yewe ngo mbega igihungu cyasaza ari gitoya ukuntu se cyari kiza we ngo se ngo nta famiye kigira ngo bazakivuze bakabivuga bampagaze hejuru bagiye kuvoma ndi kwitoragurira ngavuga nti nimwivuge ko ari Yesu se wabanteje nitoragurira udushyimbo twanje wongereye umwete waje nkajya kuguha inusu mukurikira akajya kumbi inusu bambonaga nk'umusazi kandi mbizi neza ko ndi musazi. Imana ijya yemera abantu bakagufata nk'umusazi ndetse rimwe na rimwe bakwita umusazi aribo basazi ubarusha n'ubwenge ariko bakakwita umusazi. Haleluya. Emerera Imana. Nihangane ndashoje ariko ijambo narindi kuvuga emerera Imana ikugira icyo ishaka kukugira cyo. Haleluya. Yashatse yakubumba mitasi. Haleluya. Yashaka ikakurambura ikaguhindura idongo. Haleluya. Haleluya. Ishatse yakubumbamo n'akanyamasyo. Haleluya. Cyangwa ikabumbamo intama. Rero yemerera iguconga uburyo ishaka. Icyo nzi cyo ikiri gukora n'ikiza uzakibona ko ari cyiza. Amen. Umwuka numva nuzuye. Amen. Naragiye nuzura imbaraga. Amen. Haleluya. Ndagenda nuzura imbaraga z'umutima kugeza ku rwego rw'uko navaga mu murima mvuye gupagasa n'ibibodaboda byacitse n'urupantaro rwasadutse hano n'umusatsi watukuye nkinjira mu iteraniro rikubye nk'iri gatanu Imana ikaringabiza nkayobora iteraniro nicaye inyuma. Amen. Mwari muzi ko bishoboka se? Imana yagukunze urariyobora rwose. Umuntu ari hari imbere akagira ngo ni uyoboye kumbe hayoboye umukecuru uri hariya. Yewe Jeremy nkagenda nkicara hari inyuma mu mutima Imana imbaraga z'umutima ugahaguruka ugahanura ukabwiriza wabwiriza ibintu bitari gufasha iteraniro ngovuga ni vaho jya kwicara kandi ntumenye ko ari njye ugukuye ntumenye ko ari njye ugize gute umuntu yaba atari mu mavuta ari kuyobora nkamucanira nkamuzamura ntamenye yuko ari ikigabo cyambaye bodaboda kiri wakagira ngo ubwo nyine ngo bya hari abantu Imana haye ubutware bwo gutegeka. Amen. Ubu se wari uzi ko mu iteraniro abahanuzi batatu bashobora kukuganiraho kandi bategeranye. Uyu akaganira na Mahoro akaganira n'uriya bakavuga ngo kiriya kigabo uri kukibona gute kandi nta telefone bakoresheje umutima uyu akabaza uyu n'uriya akabaza uriya mu mutima. Wari uzi ko ibyo bintu bihari se? Haleluya. Haleluya. Imana ifite imbaraga nyinshi zikorera mu iteraniro. Nanjye aragira zima maho nageze ku rwego rw'uko Imana impa imbaraga ariko zikomotse muri kwa kwemera ibigeragezo ku buryo nahuraga n'umuntu gutya
nagusuhuza wowe ubwawe ugahita umbwira amateka yawe ntayakubajije utanga nkukoze mu kiganza. Haleluya. Ukirondora ukambwira abamvuze n'ibyo bavuze n'ibyo nawe ubwawe wavuze ukabimbwira, wamara kugenda ugasigara wicuza kandi ari we wabyivugiye. Haleluya. Rero emerera Imana ibanze yubaka ikintu muri wowe. Hari ikintu ishaka kubaka imbere muri wowe, kandi nikimara kuzura iby'inyuma byose bizizana. Haleluya. Simpagaze ahangaha yemwe iri jambo ndi kuvuga ni ribi, murumva ntazi kuvuga ubugambo ni buhari. Dore rero ubu bugambo bwaturutse mu gutoragura, bwaturutse mu kurya ibiteri, ubu bugambo bwaturutse mu kubagara ibigori ntarabagaraga, ubu bugambo bwaturutse mu kwemera abantu bakamvuga. Naho ngaho nakuye imbaraga z'umutima zituma mwese mbahangara nkumva nawe nti. Amen. Haleluya. Nageze ku rwego rw'uko abantu bamvugaga none baba bari kumvuga hari Mukamara. Haleluya. Amen. Abagabo nka 5 bakicara bari kumvuga batambuka nkumva ko bari kumvuga ahubwo nireka nje nicarane nabo none dufatanye baje bamvuga nanjye ndi gushyiraho izanjye ngingo. Haleluya. Bagenda nkababaza ngo mwari mugeze, bati twe tugeze ku nkweto zawe. Ahubwo ntere inkweto zanjye rero zaranatobotse, nibura mwabivuga mutari kuzireba ariko reka mbibere nakuramo nkabereka kugira ngo bamvuge noneho nanjye ndi kubifirira. Uri kuzibereka. Amen. Haleluya. Bati kuvuga ukarira mu gihuru ukubika amaso umutima we ntabwo urakomera. Haleluya. Haleluya. Bati kwanga ngo banyanze ukibahamagara bagukupukarira. Yewe we nageze ku rwego nahamagaraga umuntu nka ngwaro yewe wamba bari ukamba igihumbi, ati genda we warasaze twarabimenye, ati twamenye ko wasari Musanze. Nkahamagara undi mushiki wanye aro wampamagana 5 ko mburaye, genda wabuze ubwenge, bakansubiza uko nguko. Ugahamagara abantu 10 bose bakubwira turi umusazi twarabimenye. Haleluya. Kandi ukabyakira ikintu rero ibanga ry'Imana. Hanyuma yako gasuzuguro, hanyuma y'icyo gisuzuguriro, hanyuma y'izo nkoni, noneho usohokamo uri umusirikari wuzuye ufitiwe icyizere cy'uko baguhereza imbunda, bakavuga ati noneho ugeze ku rwego rwo kuba warinda igihugu. Amen. Haleluya. Iyo ni imyitozo ya gisirikari usohokamo bakubwira tuhere noneho kuzagira umusivili ugira gute ugukinisha kuko waratojwe. Haleluya. Nicyo gituma Imana igushyira ku rwego none uzagera ukinjira mu muryango, wa muryango wakubwiraga ngo wabuze ubwenge, none bakajya baterana inama, yaterana udahari bakavuga ati ntabwo inama ikibaye kubera ko runaka ntabwo yaje, kandi ni ufite ibitekerezo bizima. Haleluya. Urumva urwego Imana iri kugushakaho. Haleluya. Haleluya. Yemwe mwumvise akamaro k'ibigeragezo? Wakumvise? Emerera Imana n'ubwiza iri kukuremamo, n'ubwiza iri kugira gute yemwe. Ikindi ndi gusoza mwihangane ntabwo ntinze, ndi gusoza mvuga iki kintu. Hari inyungu iba mu kigeragezo yindi gishobora kukuzaho ukagira ngo ni urwango rw'Imana, kandi Imana ari ubutabazi izanye. Haleluya. Waruzi ko hari ibintu twita ibigeragezo kandi ari ubutabazi. Umunsi umwe ngo umugabo Imana yamuhaye akazi, ageze mu kazi agakora nk'imyaka 3 baramwirukana. Bamwirukanye aza gusenga nkuko nawe waje gusenga. Habwira Imana ati Imana ntabwo bishoboka, umpereza akazi nibarangiza banyirukane, ibi ni ibiki ntabwo bibaho. Haleluya. Imana iramubwira ngo ibyo nkora ntabwo ubizi, uzabimenya ryari. Hanyuma siko twasomye, siko twasomyera ibyo nkora ubu ntabwo ubizi, uzabimenya ryari. Uzabimenya hanyuma. Umugabo ati ntabwo byumvikana, ibyo ukora se ni ibiki, abana banjye bagiye kwitwa n'inzara, nawe uri aho ngaho. Arigiye tujya tuyituka. Mana nigeze nyituka ku bakurambere bayo nubwo ntabigira, yanyicishije inzara ndagenda njyara mu bisate aho bita kuri paruwasi, maramo iminsi 3 ndi kumutuka. Yesu ntacyo maze mwese koro gusa mutubuzi ukambesha, none inzara iranyishe ndamutuka none abonye ndi kwishikura umusatsi, bundi yuri kuyitukira kwihorera ukabanza ukikwatagura, wabirangiza umaze gutuza ikabona kuvugana nawe. Nkayituka nkamara iminsi 3 itamvugishije, yazabona maze guhora natashye kandi umuhanuzi ati mwana wanjye ni njye uri kugutoza, uyu mura nzakugirira neza, ntiwakonyereka nkakuru mu mfundi. Haleluya. Haleluya. Umukobwa umwe yarayibwiye ati Yesu utukambesha umugabo, ati nubundi narinda, ati nge ndigendeye ngabivugira kuri Kanyari. Imana iti genda ubwira umuhanuzi iti genda ubwira uriya mukobwa
ari kumbwira ngo arigende mubwire ngo nagende. Aramuhanura ati umva uko Uwiteka avuze. Uwiteka aravuze ngo wamusenze uri kumubwira ko bivuyemo. None Uwiteka arambwiye ngo igendere nta kibazo ngo aguhaye uruhushya. Umukobwa atarabyemeye, umuhanuzi atarabyemeye je. Umukobwa aragenda ati aho nategeraga ndahazi. Arakumanukije. Aragenda akubitaho ibirungo ku munwa, ingwa harazepiya, asongora inzara, akubitamo mini, atahanu najyaga ntegera ndahazi. Ati kandi ntanubwo nigeze mera imyate, agataye kanje karacyariho. Arakumanukira, ajya guparika izindi ndaya ziparitse. Akajya reba abafite imyate. Uyu nguyu sarabona umugabo ntaramubona. Akareba abafite ibihanga. Uyu nguyu nta n'umuntu uramujyana. Noneho kugira ngo Imana imwemeze yuko Imana iba ahantu hose, Imana iremera handi agiye guparika mu ndaya, uwakutse amenyo akabona umumotari araje akamukira kuri moto akamujyana. Wa wundi wamabona agasigara ahagaze. Ufite imyate akabona umugabo araje agize gute aramujyana. Wa wundi uri kwinyonga akajyanye akimunyamunya kugira ngo nawe baze kumujyana. Imana igatuma bamutaruka. Barabajyana bose babona bakiriya asigara ameze gutya yumiwe. Ngo mu gitondo kare kare nka saa 10 za mu gitondo n'amaso yatukuye kubera ibitotsi ari gusinzira ahagaze. Haba haje umumotari wasinze. Araza ava kuri moto amutera urushyi rwiza rwiza. Ati wakicucuwe aturukubura kujya gusenga ukaza guparika hano ngurindanye. Aturabona ninde wakwiteza. Numva zantu umumotari yavuye. Umukobwa yasubiye kanyarira abwira Imana ati Mana mbabarira. Ndagarutse mbonye yuko hose wahantegeye. Haleluya. Umugabo nawe bamwirukanye mu kazi. Aravuga ati Imana urampemukiye. Imana yamubwira ngo ibyo nkora ntabwo ubizi uzabimenya hanyuma. Kakazi bamwirukanyemo ngo hashize nk'amezi 3 baramusimbuje undi. Wa wundi bamusimbuje kumbe icyo kigo yakoragamo ngo bari barabigishije miliyoni 70 watabizi. Kandi ari we ko nta burushinzwe amafaranga. Ubwo niwe bari kuzabibazwa. Imana ibirebye ibona bazamukatira azize za miliyoni 70. Ihitamo kumwandikira ibaruwa yo kumwirukana. Watahari kwishikura umusatsi ukanyirukana. Yohoterwa. Kumbira mutabari. Iramubwira ngo ibyo nkora ntabwo bizu uzabimenya hanyuma. Nyuma y'amezi 3 agiye kumva imvandi wamusimbuye bamuteye ipingu. Bamujyanye muri gereza imyaka 25 ngo yariye miliyoni 70 atazi n'ukuntu bimeze. Imana iramubwira ngo wabonye icyo nari ndi kugukiza cyari cyo. Aravuga ati noneho ndagushimiye Uwiteka Imana. Amen. Hari igihe Imana izana amagambo kuri wowe cyangwa ikigeragezo ari inyungu ishaka kukugezaho ukabirwanya kandi ari inyungu. Umukecuru mwatura mu cyaro. Inzu iragenda imusazira inzitoboka amabati. Inzu yenda guhirimo. Urabizi abanyacyaro iyo babuze icyo bavuga. Bareba umuntu bavuga bati umunsi turavuga nde. Reka tuvuge Korodina. Haleluya. Ubwo bakabagiye kuri Korodina bakakumanuka. Iza Korodina zamara kugagati twimukire kuri nde. Tujye kuri Shantari. Nawe bakamumanuka. Bakaguma muri ibyo ngibyo. Umukecuru baramuvuga. Umunsi umwe ngabagore 3 bagiye ku isoko bageze mu nzira baburi inkuru bavuga. Haleluya. Bibuka inkuru yawe mukecuru kuntu inzu yamushaziyo. Baramumanuka mu muhanda. Uriya se agiye no kuzapfa. Bo nta kigenda cye. Baramuvuga. None uko bari kumuvuga kumbe muri uwo muhanda bari kugendamo ngo harimo gitifu w'akagari. Bo kandi muri uwo munsi muri icyo gihe ngo umurenge wari ufite gahunda yo gutanga amabati. Mukecuru baramuvuga bati wabonye ari amabati yaratobotse atigeze mu nzu ye imvura irakunyagira ubu uri kureba inyenyeri. Gitifu w'akagara barabumvise arabegera. Yemwe babyeyi uwo muntu muri kuvuga nuwahe bati no mu mudugudu wibonaka. Kicecuru kigiye gupfa. Haleluya. Atuye mu we mudugudu baravuga mu Yesu bo barayivuga. Yitwa nde bararivuga. Irindi rye ati naryo bararivuga. Ubwo Gitifu ari kwandika. Reka bakuvuge bari kukwandikira. Haleluya. Amen. Arabinota. Hashize nk'ibyumweru 2 wa mukecuru baramuhamagaye ku murenge bati rero bati tugiye kuguha amabati ati tegura tuguha amabati tugiye kukubakira inzu. Haleluya. Amen. Yo batamugendana ku isoko amabati yari kuva. Haleluya. Amen. Haleluya. Neze waretse abantu bakakwikorera ko bazakujugunya mu mujyi. Waretse bakakwandikira. Mukecuru atese bayobozi mwamenye mute k'ibintu byanjye rwose byageze iwanyu gute batere twahuye n'abantu bari kukuvuga batubwira amazina yawe turakwandika.
Haleluya. Umukecuru ati Uwiteka ndagushimye ko wampaye abantu bo kunyamamaza. Uzi yuko umuntu uzi ko umuntu ashobora kukuvuga ngo uri umushonji akakuvuga ari kukunegurira Jeremy cyangwa kunegurira Ezekiyeli, kumbe uwo agiye kukunegurira ari we Imana yari yabwiye ngo ushaka umushonji ugaburira. Wabyumvise? None wakaze yamubwiye ngo ushaka ugaburira atazi uwo ari kugaburira. Nkahita nkabwira ndeba karakagore kari hari inzara yarakishe. Nabimubwira akata bati inzara yarakishe. Nubundi Imana yari yantumye kugaburira umuntu inzara yishe. Agahita akuramo 50 akayaguha. Haleluya. Kubera yuko ngewe Jeremy nakuvuze. Bitwaye iki? Uwiteka Imana abaha imbaraga zo mu mutima aguhe no kumenya impamvu uhagaze aho hantu. Ndashoje, Imana ibaha umugisha. Uwiteka Imana ishobora byose, urera kandi urakiranuka, data twese uhora umubyeyi wacu n'umutabazi, Mana itabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Tugushimiye ijambo twumvise hano, udukomeze uduha imbaraga zo mu mutima. Turabizi yuko utashaka kutwica, ndetse baravuze ngo uzi ibyo wibwira kutugirira, ngo ntabwo ari ibibi ahubwo ni ibyiza. Mu bigeragezo byacu uri kumwe natwe, mu biduhiga uri mu ruhande rwacu, kandi amaherezo bizaduhindukira umunezero. Komeza kuduhagararaho rero, buri wese wumvise iri jambo umuhe umugisha, imbaraga ze zikora ibitangaza mu bwoko bwawe. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Murakoze.